Ndagushuhuje wowe udahwema kunkurikirana umunsi ku wundi, ndakushimiye ubwitange ugira, umwanya ufata ukareba videwo nshyiraho buri munsi. Ndagushimiye, komereza aho ngaho. Nawe ndagushishikariza wowe utarakanda subscribe, reba munsi ngaho ijambo ritukura ryanditseho subscribe. Ntago ari ibintu bigoranye cyane, ni ibintu byoroshye. Urakanda ijambo subscribe, ukande aho kuri iyo nzogera, mu gihe na uploadinze videwo iyo ari yo yose ujye uhita ubona notification yayo, amakuru mashyashya ajye ahita akugerereho ku gihe, uyabonere igihe. Tugarutse ku ijambo umugore madamu wa Ndimbati yatangarije itangazamakuru ubwo bamubazaga ku kibazo cy'umugabo we Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati. Bamubajije, umwe mu banyamakuru, umwe muri bagenzi bacu yabajije madamu Ndimbati uburyo arimo arabyitwaramo, uburyo Ndimbati baramutse bamukatiye, aramutse aburanye agatsindwa, cyangwa se aramutse aburanye agataha, niki yasaba umugabo we Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati? Nta kindi umugore wa Ndimbati yasubije agira ati, ubwo umugabo wanjye yagaruka atashye avuye muri gereza, namusaba guhagarika cyangwa se kureka ubushurashuzi amazemo iminsi arimo, namusaba kubuhagarika, ahasigaye nkamwisabira kuyoboka Imana, akagana Imana, akajya mu rusengero agasenga. Icyo nicyo namusaba, kubera yuko iyo uyobotse cyangwa se iyo uganye Imana nayo iragutabara ikakurinda n'ikibi icyo ari cyo cyose. Kandi madamu Ndimbati yongeye agaruka ku banyarwanda cyangwa se n'itangazamakuru bakomeza batera komanteri cyane, bibaza cyane kuri Ndimbati, bamuvugaho amagambo akomeye, amagambo akakaye, amagambo agiye atandukanye. Yagize ati, mwebwe itangazamakuru, mwebwe banyarwanda mwibaza cyane kuri Ndimbati, mukamuvugaho amagambo menshi cyane, mukamuvugaho n'ibitabayeho, nimuhagarike kuvuga ibitari byo, nimuhagarike kuvuga ibitari ukuri. Urukiko rw'u Rwanda dufite urukiko rwiza kandi dufite ubuyobozi bwiza butabera. Ndimbati niba ari mukuri, niba afite ukuri, bizagaragara, bizamenyekana. Kandi niba abeshya nabyo, urukiko rwacu ruzabitangaza, ruzabimenyekanisha. Ntabwo urukiko rwacu rujya rurenganya. Barongera bamubaza uko cyangwa se icyo atangaza ko uyu mukobwa cyangwa se uyu mubyeyi urimo uraburana na Ndimbati Feredausi. Nawe yagize ati, yabivuze mu magambo makeya, aravuga ngo
abakomeza bamwibazaho, abakomeza bamuvugaho byinshi, amagambo agiye anyuranye, nibarekere. Uyu ni umuntu amaze kuba umuntu mukuru, ni umumama w'abana 2, nawe afite ukuri kwe arimo arakoresha. Niba nawe afite ukuri bizamenyekana, kandi niba abeshya bizamenyekana. Ubutabera bwacu ntago bujya burenganya, ntago bujya bubeshya, ntago bujya bubeshyera umuntu ufite ukuri, buramumenyekanisha. Nimurekere rero kuvuga ibitari byo, nimurekere kuvuga cyane umwana w'umunyarwanda. Ikindi kandi Madamu Ndimbati yasabye itangazamakuru ko bahamagara uyu Feredawusi akamuvugisha. Yagize ati nubwo arimo araburana n'umugabo wanjye, ariko ntabwo nakirengagiza yuko afite abana b'umugabo wanjye. Rero nkeneye kuvugana nawe nkamubaza amakuru, nkanamubaza amakuru y'abana, ndetse nkanamwihanganisha, nkanamwumvisha yuko ibyo arimo ndi kumwe nawe, ibyo arimo aracamo muri inyuma ntago namutererana. Nubwo arimo araburana n'umugabo wanjye, ariko afite n'abana b'umugabo wanjye. Rero itangazamakuru ryahamagaye uyu Feredawusi, rimuha Madamu Ndimbati, aramuvugisha, amubaza amakuru ye, amubaza amakuru y'abana, baravugana, baraganira bisanzwe, amubwira yuko yashakaga kugira ngo amenye amakuru ye. Ndagira ngo nkwibutse yuko Ndimbati yongeye kugaruka mu rukiko uyu munsi, yongeye kugaruka mu bujurire bw'iminsi, ku ifungwa n'ifungurwa mu gihe cy'iminsi 30. Uyu munsi rero nibwo yongeye kugaruka mu rukiko, ariko yagarutse mu isura nshya, yambaye imyenda y'iroza, ya misatsi ye mwari muzi nka Ndimbati bayogoshe, bwa bwanwa bwe mwari muzi nka Ndimbati babwogoshe. Ndagusaba aho uri hose, komeza usengere Ndimbati ubwo azagaruka mu rukiko ku itariki 28, ni nyuma y'iminsi 3, azagaruke twumva inkuru nziza, azagaruke twumva inkuru nziza. Ndakwinginze wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, ujye ukomeza ubone inkuru, ibiganiro dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ujye uhita ubona notification ikiganiro cyacu dushyizeho. Ni CMB News TV, naho njyewe nakagaruka. Naho ubutaha, ndabakunda cyane, mwakoze cyane, murakoze cyane, mukomeze mudukurikirane ku mbuga zacu kuri